Ubuzima ni bwiza cyane kandi ubuzima burakundwa. Niyo mpamvu mu mibereho yacu ya buri munsi tugomba kwitondera ibikorwa dukora, kuko buri kimwe cyose ukora kiragukurikirana kugeza uvuye hano ku isi. Ntabwo ushobora gucika ahahise hawe. Niyo mpamvu mu byo ukora byose uba ugomba kumenya yuko isaha n'isaha uzongera ugahura nabyo. Ese nawe uri kunyumva ubu ngubu uri umubyeyi gito? Ese uri umubyeyi ushobora gutererana umwana we yibyariye yagiriye ku gise? Uyu mugore w'umubyeyi gito yatejeje umwana we yibyariye, imbwa iramurya iramushwanyaguza. Uyu mugore yari inyamaswa, ntabwo yari umubyeyi. Ushaka kumenya ino nkuru uko yatangiye n'uko yarangiye? Gumana nanjye kuva ku itangiro kugera ku iherezo uri busobanukirwe. Wakoze guhitamo Behind Words Show. Uyu mugore ndi kukubwira bamwita Margarita. Yari afite buri kimwe cyose, ubutunzi, ndetse yari afite ubuzima bwiza ku buryo buri umwe wese wasangaga ari kumwibazaho. Uyu mugore yambaraga neza, yabaga mu nzu nziza y'igiciro, ndetse n'inzu ye yari ndende cyane kurusha izindi nzu zose zari ziri mu gace yari atuyemo. Uno mugore yari afite buri kimwe cyose. Yari afite amafaranga, yari azwi cyane, yari afite umugabo mwiza buri umwe wese ashobora kwifuza. Ariko hari ikintu cyatumye Margaret amenyekana cyane aho ngaho mu mujyi yabagamo. Uno mugore yari afite imbwa yitwaga Kido. Ntabwo uyu mugore yajyaga ashaka na rimwe kuba yavugisha umuntu amagambo menshi cyangwa se ngo ashwane nawe, ahubwo imbwa ye Kido yarabikoraga. Iyi Kido yari imbwa nini cyane y'umukara, ifite amaso ateye ubwoba cyane. Iyi mbwa yitwa Kido yubahaga uno mugore Margarita kuri buri kimwe cyose yayisabaga. Iyi mbwa yari yiteguye kwataka buri umwe wese atunze urutoki. Mu nzu y'uyu mugore Margarita umutuzo wari mwinshi cyane kurusha urusaku rw'inkuba. Abakozi be bakoraga bafite ubwoba bwinshi cyane, bakoraga batitira. Yari yarabahahamuye. Umugabo we Amechi ntabwo yakundaga kuba ari aho ngaho mu rugo. Uyu mugabo yahoraga ari mu ngendo, ava mu mijyi ajya mu yindi kubera akazi. Ibyo rero byatumaga asiga Margarita aha ngaha muri iyo nzu nini cyane. Ariko nubwo Margarita yari akize, hari ikintu yaburaga. Uyu Margarita kuva yagera muri iyi nzu, kuva yagera muri uru rugo, ntabwo yigize atwita na rimwe. Nta mwana n'umwe yari afite wo kwita umwana we. Ibi ngibi rero byaramubabazaga cyane, akumva abayeho atabayeho. Buri joro ryose Margarita yicaraga mu cyumba cye, akicara hafi y'idirishya aho ukwezi kumwitegeye neza. Noneho yarangiza akitotomba cyane, akavuga ati ese bimaze iki kuba mfite ibi bintu byose nta mwana mfite? Nuko uko iminsi yagendaga ihita, umugore byagaragaraga yuko afite buri kimwe cyose. We kubwe yasigaye yumva nkaho nta kintu na kimwe afite. Nuko umugoroba umwe Amechi yagarutse mu rugo avuye mu kazi. Akinjira mu nzu yumvise inzu icecetse cyane. Ikintu yabonye cyonyine yari Kido yari aho ngaho muri salo. Nuko Amechi arangije yicarana n'umugore we Margaret. Nuko uyu mugabo Amechi arangije yitegereza umugore we. Nuko arangije amubwira yitonze ati Margaret, dukeneye umwana. Ako kanya Margaret ahita ahinduka, amaso atangira guhinduka. Arangije aramubaza ati ese igihe nkeneye umwana wo kugira gute? Nuko Amechi arangije aramubwira ati Margaret, urabona ngiye mpora ngenda nkagusiga hano wenyine. Ngiye rero mbabazwa nuko usigara ufite irungu. Byibuze nituramuka tuba dufite umwana, aza yasigarana nawe ajya kuganiriza ku marirungu. Umwana naramukaje mu rugo tuzagira ibyishimo. Nuko Margaret arangije ati ibyishimo? Umwana nta kintu na kimwe azanzanira usibye urusaku n'ibibazo. Ariko Amechi ntabwo ahangaha yigize ava kwizima. Buri munsi yahoraga avugana n'uyu mugore we amubwira ati nyamara dukeneye umwana. Margarita rero byagezeho arabyemera, arangije aramubwira ati sawa ndabyemeye. Nuko uno mugore arangije aramubwira ati nizere yuko utari gutekereza yuko njyewe nzamubera mama we. Bafashe imodoka berekeza mu kigo cy'imfubyi. Bakinjira Margarita yahagaze hafi y'urugi. Ko Amechi arangije arinjira we yinjiramo imbere. Ahangaha Amechi arimo yitegereza abana batandukanye bari aho ngaho. Nuko amaso ye rero yahise agwa ku mwana mutoya w'umukobwa wari wicaye ahantu hafi mu nguni, hafi y'idirishya. Uyu mwana izina ryitwaga Amarachi. Aka kana kari akana ubona kitonze kandi akana ubona ko ari keza. Nuko Amechi arangije arakitegereza, aricara asa nk'usutamye.
nuko arangije arakitegereza avuga ati uyu nguyu, arangije avuga ati uyu mwana ni mwiza. Nuko Margarita arangije aho yarahagaze aho ngaho ku rugi, nimba wamukunze mufate. Aho ngaho ni Margarita yashuje umugabo we, ibi ngibi yabivuze ubona ko akonje cyane. Nuko ubwo bahise bafata imodoka berekeza mu rugo, nuko Ameki arangije atwaye imodoka yitegereza wa mwana Amarachi ndetse yitegereza Margarita, nuko arangije araseka, nuko arangije aramubwira ati Amarachi arasa nawe Margarita, ariko ahangaha yabivuze asa nk'uwikinira. Margarita yahise arakara, isura itangira guhinduka, nuko arangije aramubwira niyo mpamvu mfite umwana wanjye ntabwo yaba asa n'uwo nguwo. Aka kanya buri umwe wese wari uri mu modoka yahise aceceka. Amarachi yari yicaye mu ntebe y'inyuma arimo areba hanze yitegereza inzu zitandukanye z'amabara atandukanye, areba ibiti birebire. Mu mutima we yari yishimye nk'umwana mutoya, ariko yari afite n'ubwoba. Yarimo atekereza ibyerekeranye n'urugo rushyashya agiye kujyamo ndetse n'uburyo agiye kugira umuryango. Ariko Margarita ahangaha yari yamurakariye, byagaragaga nk'aho uno mugore agiye kuba igicucu cy'ibyishimo bye. Nuko ubwo bari bageze mu rugo, Amarachi yahise ava mu modoka yirukanka, arangije atangira kwitegereza inzu nini cyane yari ari kubona imbere ye. Ino nzu yari nini cyane kurusha uko yabitekerezaga, ariko hari ikintu cyagaragaraga nk'ibanga atarasobanukiwe, nuko ibishushanyo cyangwa amadizayini yari ari ku bikuta byayo ntabwo yabasha gusobanukirwa icyo bisobanuye. Ku munsi wa mbere uyu mugore Margarita yahaye amategeko uyu mwana Amarachi agomba kugenderaho muri uru rugo. Uyu mugore ijwi rye ryari rityaye nk'inkota, nuko Margarita arangije aratangira ati mukobwa muto, ntega amatwi, ntuzigere ukora ikintu na kimwe icyo ari cyo cyose kiri hano muri iyi nzu utansabye uburenganzira, cyane cyane kiriya gikapu uri kubona hariya. Aya magambo yayamubwiye arimo amwereka igikapu cyari kiri ahantu hafi y'urukuta. Nta burenganzira ufite bwo kwinjira mu cyumba icyo ari cyo cyose cy'iyi nzu, nabikubwiye. Nuramuka unsuzuguye ntunyubahe ibyo bintu ukabikora, uzicuza impamvu wateye intambwe winjira muri uru rugo. Urimo uranyumva? Nuko akana karangije karamubwira ati ndakumva ma. Amarachi yahise atangira muri we gutekereza, ese ni ukubera iki uyu mugore Margarita ari kumubuza kuba yafungura kiriya gikapu. Ino nzu yari nini cyane, yari nini ku buryo bushoboka. Uyu mwana yakundaga kuba yicaye mu cyumba cye wenyine acecetse. Uyu mwana yakoze buri kimwe cyose kugira ngo abe yakwirinda guhura cyangwa se kujya mu bibazo n'uyu mugore Margarita, ariko ibikuta by'iyi nzu byasaga nkaho bifungiranye uno mwana. Nuko umugoroba umwe ubwo uyu mwana Amarachi yaramaze gufata ibyo kurya bya nijoro, arangije yicara ku gitanda mu cyumba cye, nuko afungura igikapu cye yari yarazanye, arangije akuramo agafoto gatoya ka papa we. Nuko uyu mwana arangije afata ya foto, arangije ayishyira hafi y'igituza cye. Ahangaha umwana yatangiye kurira cyane, nuko umwana atangira kuvuga ati papa, ese nukubera iki wansize? Ese nukubera iki uyu mugore andakariye? Nuko muri ako kanya urumuri rw'ukwezi rutangira kumurika muri cya cyumba aka kana kari karimo. Ko uyu mwana arangije afata ya foto arayikomeza, atekereza ati wenda igihe kimwe ibintu bizamera neza. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho Ameki yahise atunganya imyambaro ye kugira ngo yongere ajye mu rundi rugendo. Arangije ahamagara Amarachi, arangije aca bugufi amufata ku rutugu. Nuko arangije aramubwira ati Amarachi, abivuga yitonze kandi amwitayeho, uzabe umwana mwiza igihe ntazaba mpari, sibyo? Uzumvire mama wawe, ntuzateze ikibazo icyo ari cyo cyose. Nuko arangije umwana aramubwira ati yego. Nuko Ameki arangije amusoma ku gahanga, nuko arangije aragenda. Nuko rero ubwo Ameki yarahagurukije imodoka agiye, Amarachi yaramwitegereje cyane, umutima utangira kumurya. Iyi nzu yabaga ikonje kuri we iyo uyu mupapa yabaga adahari. Ahangaha rero uyu mugabo yaramusize wenyine ari kumwe n'uriya mugore Margarita. Nuko Margarita yahise aza n'uburakari bwinshi, aje guhamagara uyu mwana Amarachi. Arangije aramwitegereza amureba cyane nabi, arangije aramubwira wibuke ibyo nakubwiye. Nuko akana karangije karamubwira ati yego ma. Iminsi rero yatambutse, umwana Amarachi aragerageza akomeza kwitwara neza aho ngaho mu rugo, ariko umugoroba umwe
ubwo yari yicaye mu cyumba cye acecetse, amaso ye yayahanze ku gikapu kimwe gishaje cyari kiriteretse ahantu mu nguni. Igikapu ahantu cyari kiri nuko cyari kimeze, byari bimeze nk'aho harimo ibanga ridasanzwe. Nuko muri ako kanya umutima we utangira gusimbuka, umwana atangira kugira amatsiko. Umwana atangiye kwibaza, ese niki gishobora kuba kirimo hariya? Ese ni ukubera iki Margarita yambujije gufungura kino gikapu? Uyu mwana arimo abyibaza. Ubwa mbere yabanje kugira ubwoba, agerageza kubyikuramo, ariko igikapu byasaga nkaho kirimo kimuhamagara. Gake gakeya Amaraki yahise afata cya gikapu, yafunze urugi gake gakeya ku buryo nta muntu n'umwe uri bumubone. Ahangaha intoki ze zari zirimo zititira cyane ubwo yari arimo afungura iki gikapu, ariko ibyo yabonyemo byahise bimutera ubwoba. Iki gikapu cyari cyuzuyemo ibintu by'amagufwa, cyuzuyemo amacupa arimo ibintu by'amarikide y'umukara n'ibindi bintu byinshi bitandukanye biteye ubwoba. Ndetse umunuko wari uri muri iki gikapu wari umunuko mwinshi cyane. Ikifu cyahise gitangira kumurya, ahita atangira gusakuza. Nuko uku gusakuza kwe byahise bituma abantu babyumva bose bari bari muri iyo nzu. Mu kanya gatoya cyane Margarita yahise aza yirukanka yinjira mu cyumba. Niba icyo uri gukora wa mukobwa we? Amaraki yahise ahaguruka asubira inyuma, afite ubwoba bwinshi cyane ari gutitira. Babarira, ntabwo nabishakaga, nari mfite amatsiko. Margarita aramwegera, aramwitegereza, amaso ye atangira guhinduka umutuku. Amatsiko, uratinyuka ugakora ibintu bitari ibyawe? Margarita yahise afata ukuboko k'uyu mwana aramukurura, ngo arangije aramusohora amujyana hanze. Uyu mugore yari yarakaye cyane. Amaraki yatangiye kurira cyane ari no kubabara ko yari yamukuriye ukuboko yagukururiye inyuma. Kido! Margarita yahise ahamagara yambwa Kido. Ihangaha ijwi ry'uyu mugore ryari rityaye nk'icyuma. Mu kanya gatoya cyane Kido yari hageze. Iyi mbwa yari ifite amaso y'umukara ateye ubwoba, ndetse nayo yari umukara. Nuko Margarita arangije atunga urutoki Amaraki, arangije ambwira ati mufate. Amaraki yahise akuka umutima arirukanka, yarirukansije bishoboka, ndetse yambwa Kido imwirukanka inyuma, ariko imbwa Kido yarihutaga cyane. Nuko imbwa byagezeho ifata kakana irakataka. Imbwa irangije itangira kumutera amenyo, itangira kumurya, ariko yari umwana mutoya, ntabwo yari kubasha kurwana n'imbwa. Uyu mwana yatangiye kuva amaraso ahangaha, imbwa iramushwanyaguza itangira kumurya ahantu hose. Muri ako kanya ubwo uyu mwana yari aryamye hasi, yagiye kumva yumva ijwi ry'imodoka iri kuza igana aho ngaho yari aryamye. Ahangaha wa mugabo Ameki yaragarutse. Ubwo yari asohotse mu modoka ye, akibona uyu mwana Amaraki aryamye hasi, byatumye amaraso yahita akonja. Amaraki yari aryamye hasi mu maraso. Iyi mbwa Kido nayo yari ihagaze iruhande rwe iri kumwitegereza. Nuko wa mugabo arangije arasakuza ati Amaraki. Ibi yabikoze yirukanka ajya kumureba. Margarita ibyo bintu yari ari kubireba, yahise atangira kugira ubwoba. Ameki arangije aterura kakana Amaraki, arangije akaganisha ku modoka. Gira vuba tujyane ku bitaro, ihute cyane bishoboka. Margarita yarabakurikiye. Bwa mbere yicishije ibyo yakoze, ariko uyu mugore yari mubi. Ubugome bwe bwari buri mu maraso, yari ameze nk'uburozi butegereje kugira ngo bukore igikorwa. Muri ako kanya imodoka yahise igera ku bitaro. Ameki yahise asohokamo ateruye wa mwana, ahamagara ati mubufasha, ubufasha, ubufasha. Uyu mwana yari yuzuye ibisebe, imyenda ye yari yuzuye amaraso, ndetse uyu mwana arimo ahumeka nabi cyane. Abadogiteri ndetse n'abanasi bahise basohoka birukanka. Nuko barangije bafata wa mwana Amaraki. Ameki arangije arabakurikira hafi yabo. Ameki ahangaha ubwoba bwari bwamwishe, ndetse arimo atranspira, afite ari kubira ibyunzwe byinshi cyane. Umutima we wari gutera cyane nk'ingoma. Margarita yaje kwinjira aho ngaho nyuma ho gatoya, ari kwinjira afitemo ubwoba. Nuko ubwo Ameki yahindukiraga akamubona, yamurebanye uburakari bwinshi cyane. Arangije aramubaza ati byagenze gute? Margarita ahangaha yatangiye kwisekeshwa ashyira ngo ajijishe, ariko ijwi rye ryari rifite ubwoba. Arangije aravuga ati Kido ndetse na Amaraki barimo bari gukina, njyewe nari ndimo nambara, ubwo numvaga urusaku rwinshi. Nuko ubwo nari nsohotse hanze, ibi byose byari byabaye. Nuko Ameki arangije aramwitegereza araceceka, ariko ntabwo yigeze amuhatiriza aho ngaha.
nuko aho rero mu cyumba aho bari bajyanye amaraci, dogiteri yatangiye kumukorera ibizamini. Dogiteri ubwo yarimo yegera uyu mugabo wa Meki yatangiye kuba seriye cyane, nuko arangije aramubwira ati uyu mwana yabuze amaraso menshi cyane, uyu mwana akeneye umuntu wamuha amaraso. Nuko Amechi yarangije aravuga ati mufate amaraso yanjye muyamuhe. Nuko dogita arangije aramufata ajya gukora test ngo arebe nimba amaraso ye ashobora guhura n'ay'uyu mwana. Nuko minota mikeya yahise agaruka azunguza umutwe. Nuko arangije aramubwira ati amaraso yawe ntabwo ahura n'amaraso ye. Amechi umutima wahise umusimbuka, arangije aravuga ati none turabigenza gute? Dogita arangije aravuga ati reka tugerageze amaraso ya mama we. Nuko Margaret ahangaha yatangiye gutitira ubwo yari arimo atanga amaraso. Nuko umunasi arangije amufata amaraso. Nuko mu kanya gatoya dogiteri yahise agaruka ndetse afite mu ntoki ibisubizo by'ibizamini. Nuko arangije arababwira ati wow, amaraso arahura, amaraso ya mama we arahura naye neza neza. Margaret ubwo buramwica. Nuko isura yitangira guhinduka. Nuko Amechi aramwitegereza atangira gutungurwa. Nuko dogita arangije arabitegereza uko ari babiri. Nuko arangije aramubaza ati uno mwana ntago ari umwana wawe? No. Margaret atangira kuvuga ariko ijwi ryanga gusohoka. Nuko Amechi arangije atera intambwe aramwegera, ijwi rye riri hasi cyane. Nuko arangije aramubaza ati Margaret, ni ibiki bijya mbere? Margaret ahangaha ntabwo abashaka kuvuga. Nuko ahangaha imyaka yarishize yose uyu mugore yaraguye mu mutego kandi nta buryo ari kwikuramo. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ahangaha ukuri kwari kugiye kujya hanze. Ahangaha uyu mugore yasabwaga kuvuga buri kimwe cyose yahishe. Ahangaha muri iki cyumba buri umwe wese yaracecetse afite amatsiko ategereje kumva icyo dogiteri avuga. Dogiteri aratangira ati Margaret, ibisubizo biragaragaza neza yuko wowe uri mama w'uyu mwana Amarachi. Amechi byahise bimutungura, atangira kumva bimucanze. Margaret ahangaha yabivuze ijwi rye riri gutitira. Ibyo ni ibiki dogiteri ari kuvuga? Ni gute Amarachi ashobora kuba umwana wawe? Margaret ubwoba bwatangiye kumwica, iminwa yatangiye gutitira, umutima we utangira gusimbuka, utangira gutera cyane nk'ingoma mu gituza. Uyu mugore yagerageje kuvuga ariko amagambo ntabwo yasohokaga. Muri ako kanya uyu mugore yatangiye gusuka amarira. Nuko arangije arapfukama aratangira ati Amechi, hari ikintu nshaka kukubwira. Nuko Amechi arangije yicara iruhande rwe. Uyu mugabo isura ye yari yuzuyemo uburakari ndetse n'ubwoba. Nuko arangije aramubwira ati mbwira Margaret, ese ni ibiki bijya mbere? Nuko Margaret yahise atangira kuvuga imyaka 10 ishize nize kugira umwana. Uyu mwana izina ryitwaga Amelia. Amechi amaso yatangira guhinduka. Wigeze kugira umwana? Ntabwo wigeze ubimbwira. Margaret araceceka. Uburemere bw'ibanga yari yarabitse bwatangiye kumuremerera. Nuko umugore aratangira ati ni mbere yuko nkumenya, ngewe n'umugabo wanjye twabagaho mu buzima busanzwe, ariko nyuma ho gatoya buri kimwe cyose cyarangiritse. Uyu mugore arangije arahumekaho gatoya arakomeza. Umunsi umwe umuriro watwitse buri kimwe cyose twari dufite, inzu yacu, ibyo twari dutunze byose mu nzu ndetse n'akaduka yari afite. Nta kintu na kimwe twasigaranye Amechi, nta na kimwe. Umugabo wanjye yagerageje buri kimwe cyose ngo arebe nimba yabasha kudutunga, ariko ntabwo byamukundiye. Nta nubwo yabashaga kuba yagurira amata Amelia. Ntabwo nabashaga kwihanganira gukomeza kubana nawe. Ijwi ryahanga ryahise ricika. Arangije afunga isura ye n'ikiganza atangira kurira. Arangije avuga ati naramutaye, nataye umugabo wanjye ndetse nta na Amelia. Ntabwo nabashaga kwihanganira inzara, ikimwaro. Ngewe numvaga igihe kizagera nkongera nkagaruka, ariko ntabwo nigeze nsubirayo. Amechi yahise ahaguruka n'uburakari bwinshi cyane ndetse n'agahinda. Arangije aramubaza watereranye umwana wawe, wasize umwana wawe mu bibazo? Margaret araceceka, amarira atangira gushoka ari menshi mu maso. Ntabwo nari mfite ikintu na kimwe cyo gukora. Ngewe ku bwanjye natekerezaga yuko azabona andi mahirwe meza atamfite. Amechi yahise ahaguruka n'uburakari bwinshi cyane. None uwo mwana wataye ukirengagiza
ubu ngubu ari mu rugo rwacu, ari guhurira n'ibibazo mu biganza byawe. Ese uri gutekereza ibintu wakoze? Nuko Margarita arangije yitegereza uyu mugabo we, isura yari yuzuye amarira menshi cyane. Arangije aramubwira ati Amechi ntabwo mbizi. Arangije aramubwira ati ntabwo jyewe nari nzi ko ari Amelia wanjye, ntabwo nari nkimwibuka. Nuko Amechi yarangije aramubwira ati diregiteri wa iriya Ruferina yambwiye ko izina rye yari Amelia, ndetse yambwiye yuko yabuze papa we igihe afite imyaka 5. Nuko Margarita arangije atangira no kurira cyane. Ahangaha yararemerewe cyane, ndetse arimo yishinja, ndetse yarafite n'ikimwaro cyinshi cyane nk'umubyeyi. Ahangaha nta magambo yari afite yo gusubiza. Ahangaha ukuri kwari kwagaragaye, ndetse yari yicaye imbere y'ukuri. Amechi rero ahangaha uyu mugore we yaramutengushye. Nuko arangije asubira kuri dogiteri, arangije arabaza ati umwana arimo aramera neza? Dogiteri arangije aramubwira ati umwana araza kumera neza. Margarita aho ngaho yari yicaye hasi, yicaye akirira. Uburemere bw'ahashize he bwari bumuremereye, bwabumubujije amahoro. Umwana yari yaratereranye, umwana yababaje yari ari imbere ye, ndetse nta bundi buryo yari afite bwo kugira ngo acike ukuri. Iki cyumba cya hano ku bitaro cyari gicecetse cyane, usibye amajwi yumvaga y'amamashini. Amarachi yararyamye agicometse ku mamashini, ndetse bamushyizeho ibintu by'ibipfuko, ariko ukuboko kwe kwari gufashe ikintu atarimo arekura. Nuko ubwo uyu mwana Amarachi yarabyutse, intoki ze zari ziri gutitira cyane, afite mu ntoki agafoto ariko kagiyeho amaraso. Nuko Amechi arangije araza amwicara iruhande. Nuko arangije aramubaza ati Amarachi, icyo ni igiki ufite mu ntoki? Ahangaha bimubajije yitonze cyane. Nuko ahangaha Amarachi arangije aramwitegereza, atangira kugira agahinda. Nuko arangije papa, ijwi rye ryari rifite agahinda kenshi cyane. Nuko hashize akanya gatoya Amechi yahise afata ifoto mu ntoki. Nuko ayitegereje umutima utangira gutera. Yari ifoto ya mariage y'uyu mugore Margarita babanaga, ariko Margarita ntabwo yari yayibonye. Umugabo wakagombye kuba ari umugabo we wa mbere. Amechi ahangaha nta kintu na kimwe yigeze avuga, umutima we wari umuremereye cyane. Nuko Margarita arangije afata ya foto arayitegereza. Uyu mugore ahita atangira kubona buri kimwe cyose, abona amateka yabashije guhamba. Ubu ngubu arimo aramugarukira, kandi ari kugaruka amusenya. Umugabo, umuriro, ubukene, umwana, ibi byose yari yarabitereranye. Ibi ngibi byose yahise atangira kubitekereza, atangira kurira cyane. Ahangaha yarize arimo yivugisha avuga iyi ni ifoto ya mariage yanjye. Amechi ahangaha experience yaramaze kugira yari nini cyane, yaracecetse abyitwaramo neza. None arangije afata kakana Amarachi aragaterura neza yitonze, ndetse yiyemeza yuko agomba kumurinda. Nuko igihe rero dogiteri yari yemeje yuko Amarachi ashobora kugenda akava ku bitaro ameze neza nta kibazo, nuko Amechi yaramufasha amujyana mu rugo, ndetse akomeza kumwitaho cyane, amuhozaho amaso ko areba ko Margarita atamukoraho cyangwa se atamugera hafi ye. Ubwo rero bari bageze iwabo ku nzu, hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Abakozi b'iwabo babasuhuje, ubona hari ikintu kidasanzwe bikanga, ndetse bafite ubwoba. Amechi rero ahangaha yahise atangira kubona yuko hari ikintu kitagenda. Arangije atangira gutekereza ati ni kubera iki aba bakozi bameze nk'aho bafite ubwoba bwinshi cyane? Ahangaha nta kintu na kimwe yigeze ababaza, ariko ahangaha yabonye yuko hari ikintu kitagenda muri uru rugo. Nuko yahise afata Amarachi aramuterura amujyana mu cyumba cye. Nuko arangije amutereka ku buriri araryama. Ahangaha uguceceka kw'iyi nzu kwari kwinshi cyane. Nuko Amechi yarangije arazamuka mu nzu hejuru, arangije atangira kumva umuhumuro utameze neza. Yahise akurikira uwo munuko, arangije agera ahantu mu cyumba atari yarigeze yinjiramo na rimwe. Ubwo yafunguraga umuryango w'iki cyumba, amaraso yahise akonja. Ibintu yarabonye imbere ye byari ibintu biteye ubwoba. Yabonye ibice by'imibiri y'abantu, amaboko aciye, imitwe, ibihimba, imyenda yuzuyeho amaraso,
ndetse n'ibindi bintu bitandukanye biteye ubwoba. Ahantu haranukaga cyane ndetse hari umwijima uteye ubwoba. Ameki yatangiye kugira ubwoba, arahagarara atangira gutitira. Yahise amanuka yirukanka aragenda ajya muri salo aho Margarita yari yicaye. Arangije aramubwira ati, Margaret, bino ni ibiki? Margarita atangira gutitira. Ahangaha ijwi rye ryari riri gutitira cyane ubwo yaratangiye kuvuga. Ntabwo nabashaka kubikontorora. Iyo umuntu yansuzuguraga naramuhanaga. Arangije agiye ubwoba bwo kubivuga. Nakataga ibiganza byabo, noneho narangiza nkabigaburira imbwa yanjye Kido. Ameki ahangaha noneho ibintu byaramurenze, biramunanira kubyizera. Arangije aramubaza ati, warabashinyaguriraga bigeze aho ngaho, warangiza none ukabagaburira imbwa? Margarita arangije yubika umutwe, arangije aramubwira ati, nabaga narakaye, ahashize hanjye harankurikiranaga, harampigaga. Ahangaha Ameki ntabwo yigize yihanganira ibi bintu, byaramunaniye. Arangije afata telefone ahamagara polisi. Arangije aravuga ati, mumbabarire muze aka kanya, hano mu nzu yanjye hari inyamaswa. Ubwo rero polisi yageraga aho ngaho, bafashe Margarita bamushyiramo amapingu baramujyana, ndetse na Kido bayikuraho ngo barayijyana. Wa mugore wari proud, wa mugore wari warabitsemo ubwoba abantu bose babaga mu iyo nzu, ubu ngubu none yarabaye igicucu cye bwite. Ameki ahangaha yasigaye umutima umenetse. Nuko iminsi yakurikiyeho Ameki yahise agurisha ya nzu, noneho arangije ajya gushaka indi nzu. Nuko Ameki yahisemo kwigurira indi nzu, noneho yibaniramo na wa mwana Amarachi. Ameki rero yatangiye ubuzima bushyashya ndetse n'akakana Amarachi, ndetse barimutse bajya mu wundi mujyi, noneho batangira kubaka ubuzima bushyashya. Muri iyi nzu nshyashya bimukiyemo, iyi nzu yari yuzuye ibyishimo, yuzuye umunezero. Ameki hashize igihe gitoya yahise ashyingirwa undi mugore. Uyu mugore akaba yitwaga Ogochi. Uyu mugore yari afite umutima mwiza cyane, yari afite urukundo rudasanzwe, ndetse yafataga wa mwana Amarachi nk'umukobwa we yibyariye. Hashize igihe gitoya Ogochi yahise abyara abana babiri b'impanga, umwana w'umuhungu ndetse n'umwana w'umukobwa. Aha noneho ibyishimo byabaye byinshi cyane muri uyu muryango. Amarachi yarishimye cyane, noneho ahangaha ubuzima buramuryohera. Amarachi yumvaga ameze neza rwose muri uyu muryango mushyashya. Nuko uko uyu mwana yari ari gukura, ibikomere byahashize he byatangiye kugenda bikira uko agenda akura. Noneho ahitamo kuva muri uwo mujyi kugira ngo ajye mu wundi mujyi, ajye gushakisha, ajye gukora ubuzima bwe. Ameki ndetse na Ogochi bishimye cyane ndetse bamukunze, baramuherekeje ndetse baramusengera, bamusabira umugisha. Nuko umwana arangije ava ngaho ajya mu wundi mujyi. Nuko Margarita, wa mugore wari ufite buri kimwe cyose mu mujyi, yaje kugaruka ubwo yari amaze kurangiza igifungo cye. Ariko ubu ngubu ntabwo yari akiri wa mugore wategekaga, wakangaga buri umwe wese nk'uko yari ameze. Yari yarahindutse, isura ye yari yarangiritse, umubiri we nawe warangiritse, ndetse amaso ye yagaragaragamo uburemere bw'ibyaha yakoze. Yahoraga yicaye ku muhanda ari gusabiriza, asabiriza buri umwe wese utambuka. Ahangaha amaboko ye yaratitiraga ubwo yabaga ari gusaba abantu atanazi. Abantu baho ngaho iyo bamubonaga batangiraga kumuvuga. Amagambo bavugaga yabaga ari amagambo aremereye cyane. Bakavuga bati, uriya ni Margarita, umugore wahisemo kwangiza buri kimwe cyose yari afite mu buzima bwe. Uyu mugore umutima we watangiye kugenda ubyimba, akomeza kwangirika uko yararangaha ari gusavayivinga ndetse ari kwibuka ibyo yakoze ahashize he, uburyo yataye umugabo we, uburyo yataye ibyo yari afite, noneho cyane cyane uburyo yataye yirengagije umwana we w'umukobwa. Ahangaha yari amaze igihe kinini cyane atabona wa mwana Amarachi, ariko yifuzaga kuba byibuze yamubona kugira ngo amusabe imbabazi, cyangwa se byibuze amuterure byibuze rimwe bwa nyuma. Ariko ubwo yabazaga buri umwe wese aho ngaho, bamubwiye yuko Amarachi yavuye muri uwo mujyi yagiye. Ahangaha Margarita noneho agahinda karamwishe, atangira kwicuza. Ahangaha yahise abasha kubona yuko yabuze buri kimwe cyose, yabuze umuryango we,
yabuze ubutunzi bwe ndetse abura n'icyubahiro cye. Ahangaha umuntu byibuze yifuzaga kureba mu maso ye nawe yari yagiye, nta buryo yari afite bwo kumubona. Rero ubwo yari yicaye hafi y'umuhanda yambaye utwenda tw'ubushwangi ducishaguritse ndetse n'akantu yabaga ari gusabiramo mu ntoki, Margarita yabashije kwiyakira yemera amakosa ye. Ubuzima bwe bwari bwiza, bwari bwarahindutse umwanda. Ibyishimo yari yarigize kugira yari abibuze iteka ryose. Mu minsi ye ya nyuma yarivugishaga, yaravugaga ngo nari mfite buri kimwe cyose ariko ni njyewe wabyangije. Nyagasani ajya turinda gufata imyanzuro mibi mu buzima bwacu. Ndizera yuko iyi nkuru hari ikintu yagufashije, ndizera yuko iyi nkuru hari ikintu wigiyemo, ndizera ko hari ikintu ihinduye mu buzima bwawe. Icyo ngusaba nimba kuko ukunda inkuru nkunda kuguha ni ugushyiraho itafari kuri iyi cano. Ntabwo ari ikintu gikomeye cyane, icyo ukora wowe gusa ni ugukunda iyi nkuru ndetse ukajya muri comment section ukanyandikira isomo wakuyemo. Ikindi ushobora gusharinga iyi nkuru, ukayisharinga muri group, ukayisharinga kuri stati yawe ya WhatsApp ndetse ukayisharinga n'abantu b'inshuti zawe kugira ngo nabo bigire kuri iyi incident. Njyewe mubwira yuko akenshi nkora incident nk'izi ngizi ni ukugira ngo tuzigireho, ni ukugira ngo zitwigishe, zihindure society. Ushobora kuba ibi bintu utabikora ariko hashobora kuba hari abandi bantu byabayeho cyangwa se babikora. Incident nk'izi ngizi iyo uzumvise ubasha gutekereza ndetse ukabasha kugera no muri cya gihe cyo gufata imyanzuro, ukitekerezaho, ukabitekerezaho kabiri. Rero icyo wafasha society nawe, shyiraho ukuboko usharinge ino video igere ku bantu benshi. Wowe utarakora subscribe, kanda subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo igihe cyose shyizeho video nshyashya uzajya ubona ubutumwa bugufi. Wakoze rero kumpa umwanya wawe kuva gutangira kugera ku iherezo. Nagira ngo nkubwire yuko uri uw'agaciro kuri njyewe kandi wakoze guhitamo Behind the Walls Show. God bless you. Imana iduhana umugisha. Naho utaha. Ciao ciao. Ndabakunda cyane.